ngewe ningera mu ijuru iki kibazo nzakibaza Imana. Ikosa umugabo yakoze mbere y'igihe ryatumije imugenera igihano. Ubundi ninde muntu Imana yakunze cyane? Hagati y'umugore n'umugabo buriya nta karengane kabaye. Mumbabarire gushinja Imana iki kintu mbona karabonetse. Imana yakunze abagore, kuko Imana yabwiye umugabo ngo icyo umugore wawe azagukorera uzanyurwe nacyo kandi uzamwumvire. Aryaho, Imana iramuhana. Kandi n'ubundi buriya yataza kuryaho, Imana yari kumuhanira ko atumviye umugore we kandi yaramutegetse kumwumvira. Uko niko Imana yabyemeye, uko niko Imana yabikoze, kandi dukwiye kunyurwa nayo kuko nta kirenze ubushake bw'Imana. Imana yacu yubahwe mu bwami bwo mu ijuru aho yicaye. Icyubahiro cyayo, haleluya, gikomeze kiyisange. Haleluya. Ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mu ijuru, amavi yose apfukame mwamushyirwe hejuru, amavi yose apfukame mwamushyirwe hejuru. Ninde wategetse izuba mu kirere? Ninde, haleluya, wavuze ngo inyenyeri zibeho? Ninde? Ariko Mana, buriya hari igihe bujya bucya nkareba Bibiliya ibitabo 66, nkareba ubuhanuzi ibitabo 17, nkareba ibitabo 5 by'amateka cyangwa se by'amategeko, nakwitegereza 12 by'amateka, nakwitegereza ibitabo 5 by'indirimbo cyangwa by'ibisigo, nareba isezerano rishya. Ariko Mana we, waraturengeye. Nuko ushima ko ngewe mbaho, nuko tubaho gutya. Mana shima ko ibi byose ari wowe wabitegetse, ugategeka ibisiga bikaguruka mu kirere, ugategeka inyenyeri zikabaho. Haleluya. Mana we, Mana waraturengeye, Mana watugiriye neza, Mana waraturinze, Mana ntiwadusize, Mana ntiwatubaye kure. Mana we, cyubahiro ni cyawe. Muri iki gitondo cy'umugisha nagize ngo mfate uyu mwanya dusengane Imana by'umwihariko. Buriya maze iminsi ntekereza, ubundi ninde muntu Imana yakunze cyane? Hagati y'umugore n'umugabo buriya nta karengane kabayemo. Ariko njya mbona karabonetse. Mumbabarire gushinja Imana iki kintu mbona karabonetse. Imana yakunze abagore kubarutisha abagabo. Reka nze mvuga akantu gatoya. Imana yaremye umugabo imwishimye ari we Adamu, ariko bigera n'igihe igambirira kumuhana atari bubicike, kuko Imana yabwiye umugabo ngo icyo umugore wawe azagukorera uzanyurwe nacyo kandi uzamwumvire. Bukeye mu gitondo Eva azana imbuto kandi arenganyije, kandi yari yariganyije, kuko yari yariganyijwe nawe. Azanira umugabo ngo yumvire itegeko Imana yari yamuhaye, aryaho, Imana iramuhana. Kandi n'ubundi buriya yataza kuryaho, Imana yari kumuhanira ko atumviye umugore we kandi yaramutegetse kumwumvira. Urumva rero hariya Adamu nta kintu yari bukore ngo ajye hehe asimbuke igihano Imana yari yamugeneye. Imana ngo ikunde umugore y'ubwayo ihura na Mariya. Abagore Imana irabakunda, kandi Imana ihura na Mariya ubwayo. Yosefu yari yaramusabye. Imana ikunda abagore. Yabakingiye ikibaba mu Edeni,
kabone naho yashyizemo kari akantu nk'agahano, ariko Imana ikunda abagore. Ni nayo mpamvu n'abagore bakunda Imana, iyo bapfukamye bakayitabaza ibumva vuba, ibasubiza vuba, ntabwo itinda kubumva. Ahubwo buri umugabo nibajije ikosa yakoze rituma Imana yaramugeneye kiragera, kuko ntikigaragara mbere ya kiriya gihe. Kuko Imana ijya kumuremera umugore cyangwa se umufasha umukwiriye, mu by'ukuri ntabwo Adamu yari abizi. Niba umugore aryoha, niba biha, niba byari ngombwa ko abaho, Adamu ntabwo yari abizi, ariko Imana yo yari ibizi. Kuko yaravuze, ntabwo ukwiriye kubaho wenyine, reka nkuremere iki, reka nkuremere umufasha. Imana itugirire neza cyane. Abagabo aho bari hose mbahaye pole. Mwihangane, uko niko Imana yabishatse, uko niko Imana yabyemeye, uko niko Imana yabikoze, kandi dukwiye kunyurwa nayo, kuko nta kirenze ubushake bw'Imana. Turi mu isi, Imana itugirire neza cyane. Ngewe ningera mu ijuru, iki kibazo nzakibaza Imana. Ikosa umugabo yakoze mbere y'igihe ryatumije imugenera igihano, ryatumije imugenera igihano. Imana itugirire neza cyane, Imana iturengere. Yo sinabona uko mbivuga, sinabona uko mbirondora, sinabona uko mbivuga, ni Yesu wangiriye neza. Nkongera nkibaza, haleluya, Imana mu bumana bwayo ifite imbaraga zihagije, yongera ihane Yobu imugerageza nta cyaha yakoze. Mwumva ubuhamya Imana yatangiye Yobu. Yobu ngo mu gihe cye cy'umubabaro yabwiye Imana ati, Imana suzi ko nazaga imbere yawe, yego ibyo ndabizi. Suzi ko nigeze nkiranirwa na rimwe, ati yego ibyo ndabizi. Suzi ko nibye, yego ndabizi. Munkurikirane neza, munkurikirane neza. Irongera iramubwira ati, sinasambanye, ndabizi ko udasambana. Sinasinze, ndabizi ko utari umusinzi. Nari nakiranutse, yego rwose uri umukiranutse. Mana, wambwira ikintu Yobu yazize hariya. Irangije idushyiriraho umuruho ukomeye, iravuga ngo uzarya de akuya kagize ute kaje. Ubwo ni ukuvuga icyuya cy'umugabo kitari cyaza, ntago umurongo gwaboneka, ntabwo icy'umubyizi bamwishyura, ntabwo ikiro cy'ibirayi cyaboneka. Imana iturengere, Imana yibuka abagabo, ni ukuri. Imana ibiteho, Imana ibagirire neza. Abagore bari kunyumva badasenga Imana ngo bayishime bayizamurire icyubahiro, ni ukuri pe, mwigaye. Abagore mwagombye gufata iya mbere, mugashima Imana, mukayiramya, mukayihesha ikuzo, mukayihereza icyubahiro, kuko iragikwiriye. Umuririmbyi umwe yuzuye umwuka yaririmbye ngo nimumfashe duhereze Imana yacu icyubahiro, kuko iragikwiriye. Rero abamama, abakobwa badakora icyo gikorwa, Imana ibababaye. Nuko Yobu ngo yame abaza Imana ibyo bibazo byose. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma Imana irangije iramubwira ngo ni njye ugenza uko nshaka ibyo naremye byose. Rero reka nkubwire inshuti yanjye, ushobora kuba uri mu kigeragezo cyangwa uri mu ngorane uyu munsi, utazaniwe n'ibyaha wakoze, utazaniwe n'abaturanyi babi, utazaniwe n'inzira urimo gucamo, ahubwo ari n'Imana ubwayo bwite yemeye iravuga ati, ibi ngibi nibikubeho, ibi ngibi nibikuzeho. Mu by'ukuri nta cyaha mbona umugabo bita Adamu
yari yakoze cyagombye gutuma Imana imushyiriraho igihano. Dusuzumiye hamwe n'ibintu bya Yobu, dusanze nawe nta mpamvu zari gutuma agira ibyago, ibibazo bingana kuriya. We uzi kubona ubukode waciye bwose bukunyuzeho, ari umunani waswa, ari gakondo, buri kimwe cyose kinyuzeho. Abana wabyaye sha yo baragiye, mbabarira ukurura iyi foto. Umugore washatse wikore niko iyo Mana yawe uracyayiriho. Buri ibintu iri kugukorera ntabwo uri kubibona, uracyayira. Abagore rero buri abacika n'intege vuba, utazababona bahagurutse ngo barasenze, ariko n'intege zabo zicika vuba rwose, amaguru agahinduka nk'ay'indeja pe burundu. Mana tugirire neza cyane. Nubwo bamwe bari kunseka ariko nta kundi, ibindi kuvuga niko kuri. Buri ukabona umugore yagize imbaraga, ntukamubone yagize intege nke. Yo baravuga ati naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka kandi ajyamo ibyo nkennye byose. Ibi ngibi ntunze nanjye ubwanjye n'iby'Uwiteka. Mana tugirire neza cyane. Nuko asubizwamo n'ijambo riboneka hariya muri Yobu ati haracyari ibyiringiro ko intama zabuze wazongera kubona nkazo, ko umugore nawe mwakongera gusubirana, urubyaro rwakongera kubaho, abaja n'abagaragu bakongera kuboneka, intama, inkamiya, inka, yewe n'amashyo, udukumbi n'imikumbi byakongera kuboneka. Haracyari ibyiringiro. Imana Nyiramahoro ihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya mwiza Imana yari iduhaye, ndagira ngo nkwinginge musabe wumvirize iri jambo riboneka muri Yobu ibice 15:11 ngo mbese ibihumuriza by'Imana bikubereye bike, ntibiguhaza, n'amagambo y'ubugwaneza wabwiwe nayo ntiyakunyuze. Ni iki gituma umutima wawe uguhabya, amaso yawe agahumba gusa? Mana tugirire neza cyane. Ihangane, humura. Nubwo uri kugeragezwa, nubwo uri kurira, nubwo uri guca mu bikomeye, ariko haracyari ibihumuriza by'Imana. Haracyari ibicogoza intambara urimo gucamo, haracyari gukora kw'Imana, haracyari. ariko iri jambo mbabarira ukurure kandi rikugereho. Gusenga kwanjye kukugereho, mwamura amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, ibihe byose umbe hafi. Imana ikwishimire mu bihe nk'ibi bigoranye. Imana iguhereza uburyo ki usohoka mu bupangayi muri iyi hagarari kurya. Imana igucira inzira aho zidacibwa. Imana igusiga amavuta nk'ayo yasizwe umugabo bita Dawidi. Imana igugirira icyizere nk'icyo yagiriye Salomo akayubakira inzu. Imana ikwibuke nk'uko yibutse Yabesi. Imana igutabare nk'uko yatabaye Hana ku musonga wa Penina. Imana ikwibuke nk'uko yibutse Abayuda bagatabarwa, nuko Esitera b'umwamikazi, Morodekayi ahabwa igihembo ku mirimo myiza yari yarakoze. Imirimo myiza yawe nawe yibukwe,
imirimo yawe myiza ihabwa agaciro. Uyu mwaka nturangire Imana itagize icyo ikora ku buzima bwawe. Uyu mwaka nturangire Imana itagusekeje. Uyu mwaka nturangire Imana itagukubitiye Satani n'ingabo ze. Uyu mwaka nturangire Imana itagukubitiye ibikunaniza n'ibiguca intege, ibigutera n'ibigusubiza inyuma, ibikubuza amahoro n'ibigukomeretsa. Imana nyiramahoro, Imana nyiribihe, Imana ishoboye byose ikwishimire, Imana iguhagarareho, Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana haleluya yirukana indwara zose ku buzima bwawe, yirukana ibibazo byose mu rugo rwawe, yirukane imyambi y'abarozi. Imana igukubitira abacuraguzi, Imana igukubitira abarozi, ari abakuroga mu buryo bw'umwuka, ari abakuroga mu buryo bw'umubiri. Imana inaniza ibikunaniza, Imana ihereza umugisha inzira ucamo, Imana ihereza umugisha umutsima wawe, Imana ihereza umugisha intekerezo zawe. Imana ikwibuke, Imana iguha umugisha, Imana ikwishimire, Imana iguhereze icyo kuvugiraho, Imana ikuzuze ibihumuriza byayo, Imana ikuzuze amagambo yayo y'imbaraga, kandi Imana iguhereza imigisha y'amajya n'amazi. Ayi Uwiteka, ijambo rye ryarambwiye hariya muri Zaburi ya 30 ibice byaho Zaburi ya 30 umurongo waho wa 6 ngo kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ngo ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga, impundu z'ibyishimo, impundu z'umunezero zongere zivuge mu nzira uri gucamo, zongere zivuge ku mazina yawe, zongere zivuge muri famiye yawe. Zaburi ya 35 Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, enda ingabo nto n'inini uhagurukire kuntabara, kandi ngushingure icumu mu ntagara, wimira abangenza. Ubwira umutima wanjye uti ninjye gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware, bagira igisuzuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwa ipfune, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Kandi marayika w'Uwiteka abirukane, inzira yabo iba umwijima n'ubunyereri bukabije, kandi marayika w'Uwiteka abagenze. Kuko bantegeye ikigoyi mu gushya. Ayi nukuri Uwiteka kurwanirire nawe, Uwiteka kuneshereze, Uwiteka kubera ibyiringiro bizima, Uwiteka akwiteho. Haleluya, haleluya. Nategereje Uwiteka nihanganye, anegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Ashyira ibirenge byanjye mu rutare, akomeza intambwe zanjye, kandi ashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niryo shimwe ry'Imana yacu, benshi bazabireba batinye, biringire Uwiteka. Imana itugirire neza cyane, Imana ikuzanira ishimwe rishya ku buzima bwawe, Imana iguhuze n'umugambi wayo, Imana iguhuze no gushaka kwayo, Imana ikuzanira ikintu gishyashya cyiza cyane utari wabona kuva wabaho wowe ndetse no kugeza uyu munsi. Imana ikuzanira ikintu gikomeye wewe utaruzi, igisohoze mu biganza byawe ukibone. Ngo umutima wanjye ugirira Imana inyota, niyo ihoraho. Ukomeze uhorane inyota yo gusenga, ukomeze uhorane inyota yo kubana n'Imana, ukomeze uhorane inyota y'ibihe byiza byo kugirana n'Imana. Amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro, kandi bahora bambaza umunsi ukira bati
Imana yawe iri hehe? Abirirwa bancunaguza, abirirwa bagucunaguza, abakuvugira mu byongorerano, abakuvugira iyo hirya mu ndamatama. Ni ukuri ibi ndabyibuka ngahinduka umutima ubwo najyaga n'abantu benshi, ubwo najyanaga n'abantu benshi nkabajyana mu nzu y'Imana tugenda n'ijwi ry'ibyishimo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugenda n'ijwi ry'ibyishimo nishimwe, turi iteraniro riziririza umunsi mukuru. Mu mutima wanjye niki gitumye wiheba? Mutima wanjye we, niki gitumye usuhuza umutima? Niki gitumye umagararamo? Ujye utekereza Imana, kuko nzogera kuyishimira agakiza kayo. Nzogera kubyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, niyo ifite ijambo rya nyuma kuri njyewe. Abanyamasezerano bari kunyumva kuri uyu mwanya mukomere, abanyamasezerano bari kunyumva kuri aya masaha mwongere mugire imbaraga. Nukuri uko byamera kose tuzagera ku by'Imana yavuze. Uko byamera kose tuzagera ku by'Imana yadusezeranyije, kuko tutavuganye n'abana ahubwo twavuganye n'Imana, kuko tutavuganye n'ibigirwamana ahubwo twavuganye n'iyera. Haleluya. Nyemerera umfashe muri uyu mwanya, ndimo kumva ibyo Imana yavuze tugiye kubigeraho. Nubwo amarira arimo atemba mu maso hanjye, ariko mfite ibyiringiro ko ibyo Imana yavuganye natwe tuzabigeraho. Haleluya. Kuko twavuganye n'umwuka wayo, ibyo yatubwiye tuzabibona. Kuko twavuganye n'izina ryayo rizima, ibyo yavuganye natwe tuzabishyikira. Haleluya. Nimukomere, nubwo mubona ibibasitaza biba byinshi kurushaho, nubwo mubona amagare n'amafarashi ya Farawo abakurikiye ari menshi cyane, muhumure, ziriya ngabo ntago ziza amazi. Muhumure, ziriya ngabo ntago zitoreje ku mazi. Tuzagera muri Kanani yacu. Imana itugirire neza cyane. Intambara uhanganye nayo si uburwayi gusa, ibibazo urimo gucamo si ryo herezo. Ubugome bw'ab'isi urimo kubona siyo gakondo yawe, siwo mugabane wagabanye w'umubabaro. Haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka. Haleluya. Yesu we, nzogera ku cyo wavuze mwami, nzagera hahandi wambwiye, nzagera ku byo wavuganye nanjye. Uwiteka we, nureba ubwinshi bw'ibyaha byanjye, aya masaha ndakwigize gutubabarire. Jehova mwiza, Jehova mugari. Haleluya. Ndakwinginze data, ndakwinginze yera. Haleluya. Guturebana amaso y'imbabazi. Ndakwinginze ngo imbaraga zawe zituzeho, ndakwinginze ngo imbaraga zawe zitugote, ndakwinginze ngo umwuka wawe wera tube bugufi. Imbaraga zawe Yesu, imbaraga zawe Mana, imbaraga zawe Nyiribihe, imbaraga zawe Jehova, imbaraga zawe turagushimye, imbaraga zawe turakubashye, imbaraga zawe. Haleluya. Mwami wanjye, Mwami Yesu. Haleluya. Ururuka nanone bundi bushya, ururuka ku buzima bwacu, ururuka ku mibereho yacu. Haleluya. Dufite kwizera, dufite kwizera, dufite ibyiringiro. Haleluya. Les hommes de tribe vont de se anki de stade. Yesu we, turakwizeye. Yesu we, turakwiringiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyubahiro cyawe ni kizima, nawe ubwawe uri muzima. Turagushimiye izina ryawe n'imbaraga zawe nshya. Haleluya.
turagushimiye kuri Imana itabeshya, turagushimiye kuri Imana ivuga bikaba kandi wategeka bigakomera. Yesu we, tugufitiye icyizere mwami wanjye. Haleluya. Yo Uwiteka nyiribihe, nongeye kurira ndijijwe n'umubabaro, nongeye kurira ndijijwe na bene data bakiri Lodebari, nongeye kurira ndirira umurimo wawe Mana. Haleluya. Hari ibihumbi byinshi bikiri mu kabari kandi bifite misiyo yo kuza kuvuga ubutumwa no kuza kugukorera. Hari ibihumbi byinshi bikiri mu maroji we Mana, ndarize ku bwabo, ndarize Yesu we, ndarize. Reka umwuka wawe wera agende abagereho, reka umwuka wawe wera agende abasunikire mu murimo wawe, abasunikire mu masezerano. Muririmbyi yuzuye umwuka ngo hembura umurimo wawe Mana, hembura umurimo wawe Kristo. Abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubagusha, babaririmbyi baririmbaga bakajya mu mwuka, Satani yabasubije inyuma. Abanyamasengesho basengaga ubudasiba, Satani yamaze kubagusha. Mana we, ndagushimye ngurengera abadiyakoni babivuyemo, abapasitori bamaze gucika intege, abaririmbyi bamaze kurambika, abakristo bamaze gusubira inyuma. Ndagushimye, ndaguhamagaye Papa ngo wururuka abo bose ubakoreho, bakozeho imbaraga zawe, bakozeho kurinda kwawe. Ayi Mana we, nzogera kucyo wavuze, nzagera naho wambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Iyo bivuze biraba, ategeka bigakomera, niyifite ijambo rya nyuma kuri twewe. Kuko nta jambo na rimwe wavuze ngo rihere Mana. Haleluya, haleluya. Kuko nta jambo na rimwe Yesu we, Uwiteka wavuze ngo rihere. Kuko nta jambo na rimwe wavuze Data ngo risibangane. Kuko nta jambo na rimwe wavuze ngo ribura agaciro. Ayi Mana we, Mana we, tubabarira amafuti n'imigayo, tubabarira ibibazo by'ubugoryi twibaza mu buzima, kandi usohoza inama zacu n'imigambi yacu dutwibaza mu gihe nk'iki. Mana, nongeye kurira ndirira umurimo wawe. Ayi, nongeye kurira ndirira umurimo wawe Mwami, nongeye kurira ndirira abanyamasezerano barindiriye bihanganye. Haleluya. Ayi, Dawidi we muri Zaburi ya 46 niwe wavuze ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Haleluya. N'imbaraga zacu, n'umufasha utabura kuboneka mu makuba no mu byago. Mana we, abisi bari kudusekerera, abisi bari kutuvugira ku gahera, abisi bari kutwishima hejuru. Uwiteka we, wavuze kuzaturisha, wavuze kuzaturisha ku mbuto zasezeranijwe. Izi mbuto reka uzifungure, dore umwaka uraheze. Twatangiye umwaka turira, dutangira umwaka twihebuye, abandi dutangira umwaka mu rugo umuriro utaka. None dore umwaka uraheze Mana, ingorane ari nyinshi, ibibazo ari byinshi. Ongera ugaruka uhembura imitima yacu, ongera ugaruka utwibuke, utwibukishe amaboko yawe, twibukishe imbaraga zawe, ngo nicyo kizatuma tudatinya. Ni naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera. Haleluya. Akihindura, naho imisozi yatigiswa. Oh haleluya. Kwihinduriza kwayo,
haracyariho ibyiringiro Mana we, haracyariho ibyiringiro Yesu. Niyo mpamvu nsengeye imitima yose yabonetse muri aya materaniro. Data, nta kindi kiturijije kuri uyu munsi, nta kindi kiducishije bugufi kuri uyu mwanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuri uyu munsi wa 13 nta kindi kituzanye imbere zawe, nuguca bugufi Mana, nuguca bugufi Yesu. Razote lankebone de sela bede tribe. Uwiteka we uradukunda, Uwiteka waraturinze turabibona, Uwiteka watubaye bugufi turabyumva. Nubwo imihorezi y'amazi, nubwo agahinda n'agasuzuguro byabaye byinshi, ariko niwadutaye turacyari bazima, turahumeka. Ndagushimye Mana we, wongera uvumura imivumo y'abatuvumye. Hari abatuvumye tubizi, hari n'abatuvumye tutabizi, ariko ijambo ryarambwiye ngo batuvuma. Haleluya, batuvuma ngo 7. Haleluya, haleluya, haleluya. Maze ngukaduha imigisha inshuro 70. Mana we, uduha imigisha, unyuranya amaboko y'abatuvuze nabi, kuko nta kibi twabahemukiye. Unyuranya amaboko y'abatugambirira nabi. Oh Jesus, unyuranye amagambo y'abatugambiriyeho imigambi mibi, ngo batuvuma rimwe ukaduha umugisha, batuvuma 7 ugakuba 70. Wongera utwibuke, hembura imitima yacu, hembura imibiri yacu. Mana we, nukuri ndimo kumva amarira ashije mu gihanga, ariko ndumva umubabaro wanjye utarashira. N'uyu mwanya ndacyari kuguhamagara, wumve muri aya masaha y'isa 9, isaha yose iraheze ndimo ndaguhamagara n'iminota 10. Nukuri ndi kumva umubabaro wanjye utarahera. Mana we, utwumve. Jambo ryarambwiye ngo wumva gusenga. Haleluya, ngo kwabatagira shinge na rugero, utitaye nukuri no ku ntege nke zabo. Nako twumve, nako twumve. Wumvira abamama babonetse, wumvira abagabo, wumvira abasore n'abakobwa. Mana we, abana batoya bari kumva aya masengesho bagubwe nawe mu izina ryawe rikomeye. Abari mu bizamini bahe gutsinda kubw'aya masengesho, abari mu ngo byanze bitungane kubw'aya masengesho, abari mu ngorane babuze hepfo na ruguru bahereze data icyerekezo kubw'aya masengesho. Razo pedese santo trankebo ankidestide yo zo bedestide zakibe destala bevoila kene deselanto talankeri. Yesu Mana, waravuze biraba, utegetse birakomera. Mana, waravuze biraba, utegetse we birakomera. Hey, Mana, waravuze biraba. Haleluya, utegetse we birakomera. Mana, waravuze biraba, utegetse birakomera. Muririmbyi yuzuye umwuka nawe aririmba ngo Mana wadutabaraga mu minsi ya kera, Mana wadutabaraga mu minsi yashize, Mana watwibukaga mu minsi yarangiye, ngo ariko nanone uzaturengere. Haleluya, tugeze mu minsi yo gupfa. Ngo kera bakwiringiraga, haleluya, ngo bari mu mahoro, ngo ariko na n'uyu munsi tugufite nitwifuza undi murengezi. Turaguhamagaye Jehova, turaguhamagaye Jehova Rafa, turaguhamagaye nyiribihe. Mana we, reka wongere turebana amaso y'imbabazi, natwe abakwiringiye. Yo haleluya, haleluya. Nago dufite kwiheba 100%, kuko ijambo ryarambwiye ngo haracyari 7 bitarapfukamira Bayali, haracyari 7 bitumije Imana itarimbura isi, haracyari 7 biri gutuma ukuboko kw'Imana tukikubona, haracyari 7 kuri gutuma twumva umwuka w'Imana. Ururuka mwami wanjye, muri ibyo 7 duhereho, muri ibyo 7 umumama uri kunyumva kubone, abasore n'abakobwa bakubone, abapapa bakwishimire muri ibyo 7. Haleluya. Mana we, turakiriye kandi twongeye kubona inkomezi, dukomeje urugendo nka Eliya,
ubwo yari yisabiye gupfa, marayika w'Imana amuzaho, amaze kumugeraho nuko uramwiyereka, uramubwira irya, inywa, uhage ushira inzara, kandi unywe ushira inyota. Nuko ngo iryo bondo arigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40. Uwiteka we, reka wongere utwuzuze, uduhembure rwose, udushyigikire, uducire inzira, uduteze intambwe, kuko ushoboye byose, kuko uri umwami w'amahoro, kandi ukaba uri ndabishoboye. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mana, imirimo n'ibitangaza byawe ntago byageze ku mpumyi ngo birekereraho, warazihumuye. Ntago byageze ku bapfuye amatwi, warayazibuye. Ntago watinye abafite ubumuga butandukanye, wagiye ubagirira neza. Ugeze kwa Lazaro, Yesu, haleluya, urebye ubwinshi bw'abantu bari bakugose, urangije urahamagariye, uramubwira ngo Data, ndabizi ko usanzwe unyumva iteka, ndabizi ko usanzwe unsubiza ibihe byose, ariko uyu munsi, haleluya, ibi nta kindi mbikore kugira ngo nawe bamenye kuri Imana yantumye, kuri Imana yampamagaye, kuri Imana ibana nanjye ibihe byose. Nuko ngo wari wapfuye, haleluya, bakuraho igitare, bamaze kuvanaho igitare arazuka. Dufite ibyiringiro ko ibyatwicariye natwe byabaye nk'ibitare. Dufite ibyiringiro ko ibyabaye nk'ibitare mu nzira tunyuramo, mu kazi dukora, mu mafamiye turimo, ibyo ngibyo bigiye kuvaho. Imigisha yacu yari yaraguye hasi, kongera igahaguruka, kongera ikaduhagurukira, amakwe agafunguka, mariage zigakorwa, ingo zari zitubakitse ukazikomeza, abari mu magu ukabashyira mu mahoro, abari mu ntambara ukabashyira mu munezero, kubw'ineza n'imbabazi zawe Yesu. Urakoze kudutabaye, urakoze kutugiriye neza, urakoze kuturengeye. Ndimo kumva umwuka w'Imana hari icyo arimo kuvugana nanjye. Ndimo kumva umwuka w'Imana arimo gukingura. Ndimo kumva amaso yanjye arimo kongera kumva ijwi ry'Imana, arimo kongera kubona Imana itugirira neza, arimo kongera kubona ukuboko kw'Imana. Nimuhumure, 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 nimuhumure abantu bavuganye n'Imana. Mushobora kuba mwaravuganye hashize igihe kirekire, mushobora kuba mwaravuganye vuba, nanone aha mushobora kuba muvuganye. Imana irambwiye ngo abantu bafite amasezerano mukomere. Kurinda, Imana irakurinze. Kukurengera, Imana irakurengeye. Kukwibuka, Imana irakwibutse. Zabide trave volonté de cela bide gone de saireki. Imana irambwiye ngo irakurengeye. Imana irakurengeye. Abantu bafite imanza murimo kunyumva uyu mwanya, muhumure, muratsinze. Abantu bari barabuze ibyangombwa, muhumure. Ndimo mbona Imana ikingura ubwene gihugu, ndimo mbona Imana ikingura amadosiye yanyu, arimo gusubizwa, arimo arasinywa. Le tokerie de sebe de selabe de tribe. Nimuhumure, nimuhumure, ukuboko kw'Imana kutujeho, kuko ndabona imbabazi z'Imana zikingutse. Nimuhumure, ndabona abantu bari babuze icyerekezo, Imana ibaciriye inzira. Ni Yesu ushizeho iyi nzira. Haleluya, 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 haleluya. Imbaraga z'Imana zibazeho, imbaraga z'Imana zibatindeho, imigisha y'amajya n'amazi bagote, ukurengera kw'Imana gukomeze kuzeho. Reka dusoze muri risengesho. Data uri mwiza, uri nyiramahoro, ushoboye byose, wabanye natwe muri aya masengesho, ubana natwe muri aya mahishurirwa atandukanye, ndetse mbonye uduhereza imigisha y'uburyo bwinshi bunyuranye. Mana, turagushimye kubwo kutubohorera imitima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe niryamamara ibihe byose. Urakoze kuri umwami, kandi urakoze kuri igitangaza, uhereye none n'ibihe byose. Yesu uragahora ku ngoma. Yesu niweho mwami, ukwiriye kuyiyobora. Ni ukuri, nihagira ugukoma mu nkokora, nanjye uzampamagare nze ngufashe kurwana iyi ntambara. Mana we,
imirimo wakoze, ibitangaza wakoze, ntawagukoma mu nkokora ndeba, ntawagutuka ndeba, ntawagusebya numva, ntawakuvuga nabahondi. Uwiteka we, ibyo wavuganye natwe n'ibyo urimo kudukorera byose bigaragaza imbaraga zawe, byose bigaragaza urukundo rwawe. Niyo mpamvu aho bateranye bakuramya nzaba mari, niyo mpamvu aho bateranye baguhimbaza ntazakererwa, niyo mpamvu mu giterane cyo kugusingiza nzaba uwa mbere, niyo mpamvu mu miganda no mu mihigo izashyigikira umurimo wawe ntazacogora. Kandi Mana, ndagushima ko waduhaye igihugu cyiza, igihugu cy'amahoro, igihugu gifite umutekano. Mana, ukomeze urengere abayobozi b'igihugu cyacu, uhereye ku nzego zo hasi ukageza kuri perezida wa repubulika w'igihugu cy'u Rwanda. Amahoro yawe aganze, amahoro yawe ategeke. Mana, ukomeze urengere inzego z'umutekano, yaba polisi cyangwa se RDF. Aba bose bakomeze kubona ukuboko kwawe. Niko nsengeye ingabo z'igihugu ngo imbaraga zawe zikomeze kubazaho, ubwiza bwawe bukomeze kubatwikira. Mana we, uko nguko niko nkomeje nsengera. Haleluya. Uwiteka we, guverinoma yacu ukomeze kuyishyigikira. Niko dusengeye n'amatora tugiye kwinjiramo mu mwaka uraza. Wambwiye ko Paul Kagame azakomeza kuyobora iyi manda. Komeza umwongera imbaraga, komeza umwongera ubwenge, komeza umuhagarareho, mwongerera amahishurirwa yo guteza igihugu imbere n'abanyagihugu. Kandi ukomeze uragira intama zawe, umurimo wawe utera imbere, kandi ijambo ryawe rikomeze ryaguke. Nibyo, reka amajwi yose yaza gusenya igihugu asenyuka atarasohoka. Reka abagambirira kurukubita hasi nukurubahereza agakiza ku buntu. Ijambo ryarambwiye ngo bazadutera. Haleluya. Ngo bagiye umugambi we, ngo ariko ngo nujya kubatatanya bayobwe mu nzira zirindwi. Mana we, komeza urengera u Rwanda n'abanyarwanda, dusenge n'ibihugu by'abaturanyi nabyo ngo bibone umugisha wawe. Komeza ubirengere, komeza ubigirire neza, komeza ubitabare ibiri mu ntambaro zirangize, kandi bidafite umucyo ubihereze umucyo. Mana we, ubivishirize kuko kugira neza. Warambwiye ngo u Rwanda, haleluya, ngo n'amahanga azabyuka ngo arusangane kurabagirana kwawe. Reka rero data abari kugenzereza n'ibindi bihugu mu izina ryawe, kuko ushoboye byose. Nsengeye buri umwe wese uri kunyumva muri uyu mwanya, mpesheje umugisha buri umwe wese wumvishije iri sengesho, ngo ineza yawe n'imbaraga zawe rikomeze rishyirwe hejuru, kuko uri byose kandi ukaba ushobora byose. Ngaho turatuje kandi ushyirwe hejuru muri byose, kuko uri igisubizo kandi ukaba uri Imana nzima ishoboye byose. Urakoze. Amen, 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 amen. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Imana nyir'ibyiringiro ikomeze ibuzuza imbaraga zayo, kandi kurengera no gutabara kw'Imana gukomeze kudukoreho, kuko Imana ari ishoboye byose. Ni ukuri ndashimye Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Ndashimye Imana cyane ko ku munsi wa 13 Imana ihishuye n'icy'amatora ya 2024. Ni ukuri dore ngibi Imana irabikoze. Imana ntibeshya namba, kandi Imana, haleluya, ntabwo ijya yivuguruza ku cyo yavuze. Mana we, shimwa, haleluya, kubwo icyizere ukomeje kugirira u Rwanda n'abanyarwanda, ndetse no kuba amatora umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida wa repubulika ukomeje kumugirira icyizere ngo akomeze ayobore u Rwanda. Abaturage sitwe tuzabyanga, nako turabyemeye Mana. Icyubahiro cyawe gishyirwe hejuru. Amen, amen.